we ashinga mu bwonko intoki ariko mana yeramo karungu bagahasi kuko kari gashize mu mwuka. Tugende mubaberetse ikigori aragishota azo gifata akaguru se washataga aracyanshaka hano hari icyuma nana fata ishoka akinga mu kaboko ayiwe yacambura mukobwa isi tugende twabuye twava hano. Munubi arimeneramo arayahombanya data we ya baba tayari yewe data we uko leta itabyemeraga babantu bafata ubwana ku ngufu bahaye igihano nk'iki wenda byacika burundu. Ya baba fata umuntu ku ngufu sha barimeneramo nta burage ariko muzajya gukora ku buhinja bw'abandi nibyatinze. Fata umukobwa tayari genze sinzi nabishize kandi nambara itoroshye barangije. Ati baravuga ati abari baraje imyitozo kubura kwabo hamwe na sergeant wabo ntago byasobanuriye imiryango yabo, ariko usibye ko nta kindi cyanditswe banditswe nk'abadahari ariko badafite aho bagiye, absent without leave, ababuze ariko naho bagiye, niko byavuzwe. Muri make twagura umuntu yagiye kuri misi ariko yaragarutse ntiyagarutse, ariko mugenzi ntawuzi ukubaho kwa Sexta 16 Sexta 16. Kumbe uko bari mu misozi ari kibarebera kuri ekara, amwe bari barakoze iki bari barasta. Kumbe naje reba ibitoki nimbari gatatu yawe yo simbizi ubwo muzayireba yari Sankara da prime mwumvaga agafilme tegarukanye nze yari Daya Today Sankato Tisankaturi the one and only ndabakunda cyane imuti kuzikurikira bacyariwe Samano ko muntu wese ukeneye kwamamaza cyangwa kumenyeshikanisha ibikorwa byo mu Rwanda n'ahandi ujye uhamagara kuri izi nimero tubigufashemo.